Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi mwebwe mudukurikira 5 kuri 5 ufata umwanya wawe ukaduha like share comment zanyu turazibona ni nyinshi kandi ni nziza zidutera courage mwebwe mudahwema kudushyigikira n'ukuri ndabashimiye cyane wowe wakoze subscribe ngushimiye biruseho nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora numara kuyikora ukandi kunzogira kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ugito notification hama video uyire mu bambere ndabashimiye cyane yuko igihe cyose muduhereza inama mbashyiraho nimero igihe ushaka kutugisha inama cyangwa se hari ubutumwa ushaka kuduha twasangiza abandi iyo nimero mujye muyinyandikiraho muzajya muyibona kandi namwe mu binyuza muri comment zanyu ndazibona n'ukuri ndabashimiye cyane nkuko mubizi rero ngenda mbagizaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye turebera hamwe imico y'abantu ugendeye ku bwoko bw'amaraso tukarebera hamwe imico y'abantu ugendeye uko baryama uko bicara intoki zabo cyangwa se ibirenge byabo rero ngenda mbagizaho ibintu bigiye bitandukanye inkuru z'urukundo amakuru atandukanye n'ibindi bintu byinshi byiza kandi by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi uyu munsi rero mbazaniye amakuru agezweho muri kano kanya ni amakuru y'umugabo witwa Ndabarora wihannye icyaha cyo gusambanira ku ruhimbi ntago bisanzwe twe tumenyereye yuko abantu benshi basambanira mu mahoteli basambanira mu ngo zabo cyangwa se mu yandi mazu yagenewe gusambanirwamo ariko biratangaje kandi binateye ubwoba kubona umuntu asigaye atinyuka gusambanira mu nzu y'Imana mu nzu yitiriwe Imana agasambanira ku ruhimbi ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bitangaje mbese kuko bitamenyerewe ahari birakorwa nuko abantu babikora batajya bafatwa ariko abantu bakunze kuvuga ngo iyo umuntu yakoze ikintu agafatwa ngo iminsi 40 niba yamugereyeho bivuze ngo na Thomas iminsi 40 bishoboka yuko yuzuye none akaba yafashwe uyu mugabo Thomas Ndabarora yihaniye mu ruhame icyaha cyo gusambanira ku ruhimbi mu idini rya Buyunga Angican inteko y'umudugudu wa Bugonya yateraniye hamwe kugira ngo bace urubanza rwa Thomas Ndabarora n'umukunzi we bafashwe basambanira ku ruhimbi mu rusengero rwa Angican ruherereye muri Kayonza mu gihugu cya Uganda uyu mugabo Thomas Ndabarora yageze aho yaragiye gucibwa urubanza rwe hanyuma atumwa kujya kuzana umugore we ndetse n'uwo basambaniye ku ruhimbi rwa Angican itorero rya Bugonya nkuko tubikesha ikinyamakuru Daily Monitor Thomas akimara kubwirwa ko agomba kubanza kuzana umugore we yahise afata ipikipiki ajya kuzana umugore we ariko umugore bafatanywe basambana ntabwo yigeze aboneka Thomas buri wakoze icyaha yari yakozwe n'isoni Thomas yari afite amasoni arenze ukwemera yasabye imbabazi imbere y'abantu bose ndetse n'abaturage bose yemera icyaha imbere y'umugore we ndetse n'abatuye uwo mudugudu wose abitabiriye uru rubanza rw'uyu mugabo Thomas byavuzwe ko ruzasubukurwa kuko gusaba imbabazi gusa bidahagije bakurikije icyaha yakoze cyo gusambanira ku ruhimbi ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu nyine bidasanzwe ntago tubimenyereye muri Afrika nta nubwo nge n'ubwa mbere numvise umuntu usambanira ku ruhimbi ariko ikigaragara cyo ubu birakorwa ahubwo nuko abantu badafatwa abantu benshi usanga babikora bagingo gukoropa insengero guhanagura cyangwa se n'indi mirimo y'itorero hanyuma bagaprofita bakaba basambanira mu rusengero ariko burya ntago umuntu ashobora gukeka ngo runaka ubwo ari mu rusengero na runaka bashobora kuba basambana ariko ikigaragara cyo bino bintu birakorwa Thomas rero iminsi 40 yamugereyeho ubwo yari mu rubanza bavuze yuko kuba yasaba imbabazi ko yakemera icyaha
nubwo yakozwe n'amasoni ni ikimwaro, ntabwo bihagije kuba yatinyutse inzu yitiriwe Imana akayisambaniramo. Nyine ntabwo bihagije kuba yavuga ngo mumbabarire nakoze icyaha nasambaniye mu nzu y'Imana. Abantu muri iyi minsi ntabwo bagitinya Imana, ntabwo bagitinya gukora ibintu bidakorwa noneho ngo babikorere mu nzu y'Imana. Biratangaje kandi biteye ubwoba iyo murebye iyi si mukabona ibiyikorerwaho, mukabona ibiyiberaho, mutekereza iki? Ese mutekereza ku iherezo ryanyu? Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biteye ubwoba. Iyi nkuru ya Thomas rero yarangiriye ahangaha, ariko ntirangiye kubera yuko urubanza rwe ruzasubukurwa, kuko bamaze kwanzura yuko gusaba imbabazi kwiwe ntibihagije, cyane yuko uru rubanza rwanabaye umugore basambanye adahari. Nubwo hari umugore we nyirizina, ariko uwo bafatanywe bari gusambana ntago yari ahari. Rero tuzakomeza tubagezeho aya makuru uko azagenda atugeraho buri munsi. Ndabashimiye rero mwebwe mwabanye nanjye muri iyi nkuru. Ni ukuri ukore like, share and comment, uyisharinga abantu bose, kandi wibuke gukora subscribe kuri utarayikora nawe wayikoze, ukandiye kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya